kumwe nawe Yesu we sinzakena ndi kumwe nawe Yesu we sinzakena undyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi usubiza intege mu bugingo bwanjye sinzakena undyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi usubiza intege mu bugingo bwanjye sinzakena ndi kumwe nawe sinzakena ndi kumwe nawe Yesu we sinzakena undyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi usubiza intege mu bugingo bwanjye sinzakena undyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi usubiza intege mu bugingo bwanjye sinzakena witinya wihangayika niwe ntwari yacu witinya wihangayika niwe ntwari yacu yatsinze urupfu igorogota urugamba yatangijeyo arusoza ku manywa y'ihangu yatsinze urupfu igorogota urugamba yatangijeyo arusoza ku manywa y'ihangu witinya wihangayika niwe ntwari yacu witinya wihangayika niwe ntwari yacu yatsinze urupfu igorogota urugamba yatangijeyo arusoza ku manywa y'ihangu yatsinze urupfu igorogota urugamba yatangijeyo arusoza ku manywa y'ihangu oya sinzakena kandi sinzasabiriza naho umukiranutsi umukiranutsi w'Imana naho umukiranutsi yasonza oya abisaya ntituzakena kandi ntituzasabiriza naho umukiranutsi azatumba naho umukiranutsi uri wowe oya ntabwoba kandi ntagutinya Mwami Yesu Kristo yaranesheje 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 oya ntabwoba kandi ntagutinya Mwami Yesu Kristo yaranesheje
Yesu yaranesheje turabihamya yaranesheje